Yuda niwe wari ufite inshingano yo gushyikiriza Yesu abanzi be kugira ngo umugambi w'Imana usohozwe. None abantu muvuga ko bamwe mu kuyijura abandi ntibabe barikwiye, numva Yuda mutamaramo mukamufata ngo nk'umwana wo kurimbuka, mubikura he? Mubikora mukurikije iki? Kuko Yesu atoranya intumwa yari azi buri ntumwa ikintu izakora. Mujye rero musoma musobanukirwe. Yego, Yuda yujuje inshingano ze neza, yakozwe ikintu yari yaratoranyirijwe nk'uko shebuja yakimutoranyirije. Ego, ntimugakunde guca imanza mudafunguye igitabo. Niba hari urubanza, buretse ko nta n'uruhari, ntawe uzi ibizabera mu rubanza. Uzaba wakiranutse se kubera iki? Yesu ikintu yari yaratumye Yuda nicyo yakoze. Don't judge book before open. Ntugacire urubanza igitabo utabanje gusoma ngo urebe ibyanditsemo. Azahabura isi akoresheje uruhabuzo. Bishatse kuvuga ko azamanura ikiri hejuru cyane, cyangwa icyo yashyize hejuru cyane akakimanura hasi ku butaka akagishyira ku isi. Byanditswe ko Yesu ubwe ari we watoranyije intumwa ze uko zari 12, kandi buri ntumwa yari azi icyo izakora, yari ifite umurimo wayo yagombaga gukora. Muri izo ntumwa harimo Yuda. Birivuga ko ari we watoranyije Yuda. Hari izindi nyandiko nk'iza Gnostic zivuga ko Yuda yitoranyije, ariko si byo. Yesu niwe watoranyije Yuda. Yari anabizi neza ko azakora umurimo. Yari abizi neza ko azakora umurimo wo kugambana kugira ngo umurimo w'Imana usohozwe. Niba ushaka gusoma izo nkuru, urajya muri Bibiliya usome muri Luka 6:12 ugeze aho ushaka, urajya muri Mariko 3:13 ugeze aho ushaka, urajya muri Matayo 10:1 ugeze aho ushaka. Ibyo nibyo bitabo byanditsemo inkuru za Yesu. Matayo, Mariko, Luka na Yohana niho handitswe inkuru z'amateka ya Yesu. Ibyo byose turabibona mu nyigisho y'uyu munsi. Nshimira Imana yuko mwese mbarusha kuvuga indimi zitamenyekana, ariko mwiteranira aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi rutamenyekana. Nahitamo kuvuga amagambo 5 nyavugishije ubwenge bwanjye kugira ngo nigishe n'abandi. Bene data, ntimuba abana bato ku bwenge, ahubwo muba abana b'impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru. Byanditswe mu mategeko ngo nzavuganira n'ubu bwoko mu kanwa kanjye, mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa kanjye. Yego, iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngire nte? Nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Utabikoze nawe ugashima Imana, wishimishije umwuka wawe wonyine. Umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenye icyo uvuze, yabasha ate kwikiriza ati amen maze gushima? Mwuka wera abasobanurire. Mwuka wera ni iki? Kwera ni iki? Ibyo byose ni ibintu mugomba kubona. Ibyo bintu byanditswe mu rwambere rw'Abakorino igice cya 14 uhere 14 ugeze aho ushaka. Ugiye no mu rwambere rw'Abakorino igice cya 14 uhere 18 nabwo ugeze aho ushaka. Urasobanukirwa niba usobanutse cyane ushaka gusobanuka, kandi byose bibere kubw'urumuri. Ndabashuje hano, ikaze hano ku giti cy'ubwenge, ikaze kara hano kuri IU Ubaka TV. Turi abantu b'Imana, Imana ni iyacu. Imana ihorana natwe, turi muri yo nayo iri muri twe. Imana ni urukundo, kandi natwe niko turi. Umucyo wayo uturasire, urasire ubugingo bwacu, urase mu mibereho yacu, tuba abantu bashimwa nayo, natwe tuba abantu ishima. Inyigisho y'uyu munsi murabyibuka, azahabura isi akoresheje uruhabuzo. Bishatse kuvuga ngo azamanura ikiri hejuru agishyire hasi ku butaka. Turi ab'Imana Nyagasani nk'ubashyerezo, turi abakongwe, turi mu ruhande rw'Imana nayo iri muri twe. Nta nubwo tuzigera dutereranwa.
dukwiye gusobanukirwa ikintu twaje gukora hano ku isi, ikintu cyatumye Imana iduha umwambaro wo kuba hano. Dukwiye kugisobanukirwa tukamenya n'ikintu gituma tuzambara umwambaro wo kuba ahari, wo kuba ahandi aho Imana iri. Ibyo byose dukwiye gukora, dukwiye guhuza, dukwiye kuba mu ruhande rw'Imana, dukwiye kureka umucyo ukamurikira ubugingo bwacu, dukwiye kureka amatabaza yacu akaka, tugakora icyo twaje gukora, tugakora misiyo. Misiyo yatuzanye ku isi, iyo ariyo yatumye twambara umubiri wo kuba hano. Umubiri, inyama, amaraso, umwuka wo n'ubundi byanditse muri Bibiliya. Niba hari abatayemera bafite ikibazo, Bibiliya ni igitabo kirimo ubutumwa bwiza n'ububi burimo, ariko byose biberaho iki? Kwigisha umuntu. Muri Bibiliya handitse ko iyo umuntu avuye mu mubiri asubira aho yaturutse, umwuka usubira ku wawutanze, umubiri kubera n'ubundi wavuye mu itaka usubira mu itaka. Ni amazi, ni ukuvuga inyama n'amaraso bikoze mu itaka. Ubu butumwa ni ubwa tikitaka, ubutumwa bw'Imana ku muntu, ubutumwa bw'umuntu ku muntu, ubutumwa bwo kwagura urumuri, ubutumwa bw'abakongwe, ubutumwa bw'uko turi, ubutumwa bw'ukuri, ubutumwa bw'uko twahoze. Apana bino bari kugenda bica umuntu gake gake mpaka kugeza ubwo bashaka ko isi izasigaraho amarobo, kandi isi yakorewe kubabwaho n'abantu, ntabwo ari amarobo yakorewe kuba kuri iyi si. Ibintu rero by'ihangano byahanzwe n'abantu, igihe cyabyo byavuzwe ko urumuri nirumara gukwira hose, igihe cyabyo cyo kurimburwa kwabyo, guhaburwa kwabyo bigashyirwa hasi ku butaka kizaba kigeze. Turahari kugira ngo tubagezeho ubwo butumwa, kugira ngo tubibutse ko muri abantu b'Imana, kugira ngo tubibutse ko dukwiye kubaho dushimwa n'Imana, nayo natwe tuyishima. Kandi twe n'Imana turuzuzanya, ntabwo turi ibintu bibiri, ntabwo turi abantu babiri, turi umwe, turi umwega. Bizarangira dusubiye mu mwega. Ingoma sera, ingoma y'Imana ikongera igasakara hose, isakajwe na bose, igasakara muri byose na twese. Ingoma ntutsihima yavuye mu Rwanda, yavuye mu rumuri, yavuye mu mucyo, itunguka mu mucyo, ijya gukwirakwiza urwo rumuri ahantu hose, izamuka mu Misiri, ahantu hose yanyuze hasize ibimenyetso, n'ubu birahari. Hari za Gisa, hari za Giza, hari za Sakara, hari za... Dukwiye kumenya ukuntu izagaruka. Abakorone baratujijishije, batubwiramo ibintu byinshi, twumva ibintu byinshi, kandi nabo bamanukiye kuri Nili bagiye kureba ahantu izingiro rya byose riri, bagiye kureba ahantu ibyo bintu byose byaturutse. Bageze i Kigali, bageze hano mu Rwanda, bageze kuri Mbirurume, baravuga ati dore isoko ya byose na bose ngaha kuri Nili, ni iri ngiri. Bahita bita Nili. Kuki twe tutabimenya? Ni kuki tutasobanukirwa ibyo? Yego, niyo mpamvu turi kubategura ngo mwumve icyigisho cyiswe Halemagedoni, intambara ya Gogi na Magogi, mu kibaya cyo kwigomeka. Kiriya kibaya cya Halemagedoni kizaberamo intambara ya Halemagedoni. Tugiye gusobanukirwa rero mu cyigisho tugiye gukurikizaho. Niba ushaka gusobanukirwa, niba ukunda buno butumwa, komeza unkurikire. Murakoze.